nkunduri ya musaza wari hakurya mu gihugu cy'u Rwanda ndamukunda n'umutima wanjye wose yaravuze ngo ntimugatinye bitumbaraye ntimugatinye bitumbaraye okay buriya rero kandi hari n'umugani ujya uvuga ngo urusaku rw'ibikeri ntirujya rubuza inka kunywa amazi soki obeti risasi moko bazowi lokalite moko ngo soki obeti risasi moko gusa ngo nibasohora urusasu rumwe mu mbundi bakarurasa hagapfa ngo umuntu umwe ngo padode ngo pade ngo agapfa umuntu ngo umukongomani umwe ngo azakoranya de chambre ngo azihuze azisabe uburenganzira bwo kugira ngo arase u Rwanda ngo yataka u Rwanda ko mugaragara nimba twirwaneho hari abasore bavuye hano muri Kasarani baragenda mwumvise ninge wabigizemo uruhare ninge watumije inama bwa mbere duhurira mu rusengero Aposo Karibata niwe wantije urusengero ruruzura umunsi wa kabiri ruruzura bahita bantoramo kuba mu president w'iyo komite yishinzwe kugenda nimo barayizinga abantu jewe namutanze mu rugero rwiza kandi n'ubu ndamushimira nakubwiye ko ari we twafatanyije iyo mobilisation naramutoye ngo asenge amara nk'isaha yose arimo kurira aririra iriye wacu aririra akarengane turimo aririra bari abavyeyi baciwe amabere aririra ari amasasu yishe bari abantu bose abireba aririra ziriya nka zanyazwe n'imihana yatwitswe ararira urumva hanyuma kumva ko uyu munsi arimo kuvuga ibindi binyuranye n'ibyo twarimo n'uburenganzira bwe ariko tibyari ngombwa ko abivuga muri iki gihe Mutesi Scovi rwose ukubitiye salute yaje ku rugamba Mutesi Scovi yadore aba yarwambariye uriya mudamu Mana yo mwijuru izamuha umugisha ndamukunda n'umutima wanjye wose ningerare hakurya nzomumitinga tubonane tuvugane imbona nkubone Papa Plus TV. Murakoze kandi tunabashimira uko bisanzwe iyi ni Papa Plus TV tukaba dushaka kugira ngo tubazanire ikiganiro cy'umunezero cy'ibyishimo ubusinzi niba twabona muri iki nsinzi ariko wagira ngo tubanze twakire umuyobozi wacu abanze adusuhuze tugwaye ikaze mu Rwanashyaka Celestin Rufora ndabasuhuje kuri Papa Plus TV mugira amahoro y'Imana Imana ikomeze kubana namwe no kubishimira muri byose kandi mwagize neza kutwakira hano hari uwagize ati ndishimye ko ibyari byarahanuwe bisohoye ngo ngiye gutaha ese ubwo buhanuzi nk'uko babivugaga nawe waba witeguye dufite ibyishimo bikomeye biri mu mitima yacu kandi bagiye bavuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa sinzi uburyo twabimanifesta sinzi uburyo twabyerekana ngo abantu bumve ko dushimye rurema dushimiye Imana dushimiye M23 dushimiye n'imigongo y'abahetsi iragahoraho irakaramba iragahora iheka abantu nk'abariye dufite ibyishimo ntangere ku buryo tudashobora kubivuga ngo byumvikane kuba M23 iri muri Goma nukuri kw'Imana Imana yo mu ijuru byumve ko tuyishimiye ku buryo simbizi ubu ngubu numvaga ahubwo ngomba kuba ndiyo byibuze nkabyirebera njyenyine nkabyibonera uretse ibingibi turimo kureba kuri TV ariko ni mu minsi mike ndaba ndiyo iminsi mike cyane uraburiyo mike ibarirwa ku ntoki nta kindi turiho tuvuga cyangwa turi kuganiraho abatari bagisobanukiwe nicyo ko M23 yafashe Goma abantu bari bamaze igihe kinini bari mu buhungiro cyangwa barahunze barataye iwabo kubera ibibazo by'intambara bamwe ati turanezerewe abandi ati turishimye nk'aba ati se byagenze bite ati M23 yafashe iwacu
ahari haranyazwe, aho twirirwaga batwicira, aho birirwaga badukorera ibyo bashaka, dufata ku ngufu, tubu ngubu M23 yahafashe. Pastor, wiyumvishije utumaze kumva yuko M23 maze gufata hari ahantu? Mfite ibyishimo ku buryo nakubwiye ngo kubigaragaza no kubivuga. Hari igihe abantu batekereza ko wenda atari byo, ariko ni njyewe biri mu mutima. Sina ngombwa ngo wenda abantu bose babimenye, kuko dufite n'abanzi b'ibyo byiza. Hariho n'abanzi by the way barahari, ariko ibyishimo mfite njyewe binyemerera kubivugira hariho hose, no kubimanifesta no kubyerekana kabishywe nubwo naba mbyereka n'udashaka kumbimwereka, ariko nabimwereka kubera ko hari icyo umutima wanjye wishimiye, hari insinzi ikomeye twakuye ku Mana, twakuye no ku bwoko buharanira akarengane kahariye. Ureke nkubwire buriya ubuhunzi, kuba impunzi, nimba hari ikintu gisuzuguza umugabo, yari umugabo wemewe mu gihugu, wemewe mu muryango, wemewe mu buryo bw'itorero n'ahandi, ni ubuhunzi. Ubuhunzi ntibugira umushuti. Wabwishimira bakwita impunzi, utabwishimira uba uri impunzi. Ubuhunzi nicyo kintu cya nyuma y'ubukoroni bw'abazungu, nicyo kindi nabonye kibi. Rero n'ubundi tuba turi ubukiri muri bwa bukoroni uba wabwisubijemo. Abantu bari bazi ko bavuye mu ngoma y'ubukoroni bw'abazungu, ariko iyo usubiye kuba impunzi ukitwa impunzi, iryo zina ukaryemerera, uba usubiye kuba umukoroni, kandi umukoroni w'abazungu. Rero ubuhunzi nicyo kintu cya nyuma gisuzuguza, gisuzuguritse, kinagayitse, umuntu atakaba yishimira. Rero kumva ngo uyu munsi hari abantu bahagurutse barwanya akarengane k'umututsi n'umunyekongo kimwe n'abandi, ngo aharanire uburenganzira adafite muri Kongo kugeza abubonye, kandi abwihaye bimuturutsemo bimuvuyemo, ntawe utakwishima nkereka igipfu. Ako ubwo twaherukanaga mu kiganiro cy'ubushize, narakubajije ijambo ndakubaza ngo ndakekana n'icyumweru kiracamo n'umunsi umwe nkubaje icyo kibazo, ntabwo yatise kuri hano kutajya kurwana ngo utabare ababyeyi mwasize muri Kongo, ukavuga ati wowe warahunze. Jewe ntabwo nahunze ko mutele. Narahunze just kuko sindi mu gihugu, kandi hari abandi bagisigayemo bakirimo. Hari n'abavuye aha baragenda, narababwiye ngo njyewe hari icyo nkirimo nkora hano kitaranyemerera kugenda. Jewe ndi mobilisateur, jewe ndi umukangurambaga, ndi umuntu ushinzwe sensibilisation, abantu bose babyumve, ntabwo mbitinya kubivuga, no kuri mutandaho ndabivuga. Jewe nshinzwe mobilisation, nshinzwe recrutement. Jewe ndashaka, ndimo ndigisha abantu, ndimo ndabasobanurira, ndimo ndagerageza gukora uko nshoboye kose, gutanga imbaraga n'umusanzu wanje kugira ngo hari hakomeze hubakwa, habona amaboko ajyayo. Ariko nanjye ndiyo, umutima wanjye uriyo, ibitekerezo byanjye biriyo, imbaraga zanjye ziriyo, uko nshoboye ndagukora. N'uyu munsi wa none sintuje ndimo ndakangurira abantu ngo baze tugende. Jewe nihaboneka 50 zabajyana mbagezeyo, ngaruke nshaka abandi mbajyane, kugeza igihe nzumva ko gahunda yanjye yo kumubarazinga ishoje nanjye ngende. Nakubwiye ko nta minsi ngaye mfite, ntayo ndagenda. Nahoze byumva nabivuga ko ufite gahunda yo kugenda uri mu nzira. Ejo bundi tuzavugana nawe ndiyo, bivuge ngo yewe n'ejo bundi ku cyumweru mfite ibiganiro mbwirwaruhame, zakora ibiganiro mbwirwaruhame hano muri Kasarani. Mbwirwaruhame babwire ko tugomba kutabara, tukagenda tugashyigikira amaboko y'abariya bene wacu barimo kwirenganura. Ejo bundi tutazagira isoni, tutazagira n'ikimwaro cyo kubatunguka imbere twarabatereranye, kuko biteye isoni cyane. Wavuze ko
ushimira M23 ahiri hose uvu yibwira ati urayishimira kandi irakabaho iragahorana umugongo wayihetse rwose tuyizamurire rwose icyubahiro n'ishimwe by'Imana yabakoresheje nayo dufatanye n'Imana kubashimira nayo ubwayo tuyishimira Imana. Ese ko wenda uri muyifuriza ibyiza cyangwa se muri kubyina intsinzi yuko mwabonye abantu babahagazeho cyangwa bari kurenganura bari kurwanya ihohoterwa mwahoze mukorerwa, ese ko mwayifashe murakomeza mushinga imbaraga n'imizi mukomeze murwane muhagumane cyangwa mufite no gusubira inyuma? Ariko wumvishije ikiganiro cya Colonel Nanga inama yakoresheje hariya mu mujyi wa Goma, nabo yatumiye abanyamakuru bose babaho kwisi yose bari bahari, yavuze ngo Hadi Kinshasa atafika azagerayo kandi icyo ashinzwe ntahatagera nta Imana burya nimba hari ikintu Imana yanga n'umuntu urenganya undi nakarengana. Imana igirenganura umuntu wese urengana uko byagenda kose, Imana ntigigaherwamo. Buriya yabonye vision ya Colonel Nanga cyangwa se ya M23 yiri ya parti politique, buriya yarabibonye Imana ibona ko ari abanyakuri baharanira ukuri kandi Imana ni ukuri ubwayo igishyigikira rero n'abanyakuri. Imana ishigikira abanyakuri, ni ukuvuga ngo rero yavuze ngo Hadi Kinshasa umuntu wese ufite umutima wo kurenganura abakongomani akabakura mu buretwa umeze nk'ubwa Farawo, akabakura muri iriya miyoborere mibi, akabakura muri ariya macakubiri, muri ziriya nzangano, uwo nguwo nta buryo Imana itazamushyigikira, aracyagera n'ahandi. Numvise ko yafashe Goma ariko ubu nyine ari hariya hakurya yafashe Sud Kivu, ubu ngubu ari mu birometero nka 50 kugira ngo agere Uvira, birometero nka 50. Okay pastor, nabonye Tshisekedi perezida wa Kongo avuga ngo rubyiruko aho muri mwese abashaka kwiyandikisha mu gisirikare tukabaha n'umushahara timuze kugira ngo tubone uko turwanya M23. Ese wowe nkuko wumvisha amakimara gutangaza ari amagambo cyangwa nkuko yabivuze, ntabwo mwaba mwagira ubwo bwo kuba ati bene wacu noneho barashize barongera bapfa? Nkunduri ya musaza wari hakurya mu gihugu cy'u Rwanda, ndamukunda n'umutima wanjye wose. Yaravuze ngo ntimugatinye bitumbaraye, ntimugatinye bitumbaraye. Buriya rero kandi hari n'umugani ujya uvuga ngo urusaku rw'ibikeri ntirujya rubuza inka kunywa amazi, ntirubuza inka gushoka, sibyo? kandi biriya ntabwo atabivuze, yigeze kuvuga ngo soki obeti risasi moko, bazowi lokalite moko, ngo bakarasa urusasu rumwe, ngo bafashe gusa lokalite imwe, ni nk'agace kamwe, ni nko kuvuga ngo wenda ngo bafate nka Kasarani, nimba ari lokalite Kasarani, nimba ari groupema, nimba ari iki, sinamenye uko mbivuga, ngo soki obeti risasi moko, gusa ngo nibasohora urusasu rumwe mu mbunda bakarurasa hagapfa ngo umuntu umwe ngo padode, ngo pade, ngo agapfa umuntu ngo umukongomani umwe, ngo azakoranya Deschambre ngo azihuze azisabe uburenganzira bwo kugira ngo arase u Rwanda, ngo yataka u Rwanda ku mugaragaro. Kurumva? Uwo ni perezida w'igihugu wihandagaza akajya kuri radiyo, akabivuga, akajya kuri televiziyo nationale akabivuga, ya Kongo yose, amahanga yose amureba. None bakubise amasasa ngahe? Uzi za lokalite zafashwe, Noro yose yavuyemo, yafashwe. Nubu aracyarimo avuga ngo Goma ngo ne tombera jamais, ngo Goma ne tombera jamais. Aracyarimo avuga ko Goma itarafatwa, iri mu maboko yande, zira ndege za Kamirwa Gase cyangwa izbira bitwaro, ikibuga kiri mu maboko. Niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo inkuru mbariranira tu, jewe ndashaka kwigererayo mu minsi 3, njya nkubwira ngo ndi ku kibuga cy'indege cya Goma, bimeze bityo, ndi kuri petite barrière, ndi kuri grande barrière. Nibo gambere nkubonye unezerewe gutya. Nashize
niho bwa mbere nahwereye n'ibyishimo ni ukuri kw'Imana ndakubwiye ngo ndumva nshaka kugerayo ko numva ko wenda umutima wanjye aribwo byibuze watuza wenda dukomeje so nta bwoba rero nkumara impungenge ya maboko yako ariko uzi uriya mujyi wari urimo ibihumbi ngo 20 birenga by'abazarendo nimba harimo ngo ibihumbi bigera kuri 40 urebe umujyi wa Goma wonyine byaziriya ngabo zose zivanze n'abacancuru nabonye ibizungu ariko wabonye ukuntu bagendaga bikoreye impundu nabonye amapepo y'abanyamwirwa b'abazungu babahimishije babashira hasi iyo ni terime yindi muze guhima barabahimisha mbese ko abantu bishwe ko abantu bahuye n'abara abacancuru bari barahuye n'ishyano nakubwira gute none izo mbaraga uzi muri Goma abantu biyunze na M23 b'abasore bagiye muri training bagiye mu mafunzo yo kugira ngo babe ingabo za M23 ni ishyano ryose uko traininga niko n'abandi batraininga niko bagenda bunguka amaboko kandi dufite Imana nakubwiye ngo dufite Imana igirenganura abarengana ihagarara mu ruhande rw'ukuri kuko nayo ari ukuri ya pasa dukomeje wenda abantu bari barahunze ni benshi urubyiruko ruraha hanze mu bindi bihugu ni rwinshi cyane ese ni ihe nama wabagira yo kuba wenda hari uburyo cyashobora kuba bakwitwara cyangwa bakajya gufasha abandi ni ihe nama wabagira abandi ni ihe nama wagira abana bahunze b'urubyiruko urakoze cyane ejo bundi nabwiye abantu aho twari twicaye ndababwira ngo ubundi njyewe niyo mpano yanjye kumubarazinga abantu kubahuriza hamwe mu mugambi umwe kugira ngo dutabare turebe igishoboka tugikore njyewe numva ariyo mpano yanjye kandi no kugenda kuko ndabizi nifatanyije nabo barabizi nabo ubwabo barabizi kuko 2017 nanone iyi mobilisation iyi campaign narayikoze no kumubarazinga abantu iriya twirwane yubona iri hariya ndakubwiza ukuri simbyirata ariko kandi nabigizemo uruhare rukomeye kugira ngo abantu bave hano Nairobi batabare by'umwihariko muri Kasarani muri Kasarani naramubarazinze umudamu wanjye yacumje imitsima gazira ruhirashira ifirashira uriya mugabo ntigonza umvurwa urimo kurwanya ubwoko uyu munsi niwe wanzaniraga amafu twabarajije mu nsengero zimwe za hano Kasarani kugira ngo batabare ndabivuga ntacyo njewe uri Australia yes uriya afande Colonel Mitabo ariyo ari muri twirwaneho uwo muntu twafatanyije campaign nimba yumva iki kiganiro arashobora kubihamya arashobora kubitangamo comment nukuvuga ngo ni impano yanjye nabitangiye kera nimba twirwaneho hari abasore bavuye hano muri Kasarani baragenda mwumvise ninge wabigizemo uruhare ninge watumije inama bwa mbere duhurira mu rusengero Apostle Karibata niwe wantije urusengero ruruzura umunsi wa kabiri ruruzura bahita bantoramo kuba mu president w'iyo komite yishinzwe kugenda nimo barayizinga abantu rero n'uyu munsi ndabikomeje biri mu mutima wanjye kuko ninge wari warabyibwiye sinatumije ari umuntu wampase cyangwa wabimbwiye ninge wabitekereje binzamo wowe ubwawe saba chairman muvura uburenganzira arabunyima aravuga ngo ntuvuge nunabikora ntuvuge ko nakwemereye ndahamagaza sinarinzi ko abantu bananyitaba kuko sindi kiyongozi sindi umuyobozi runaka yewe nari ntaranaba na pastori ndahamagaza kubw'amahirwe mbona abantu bose bari barwaye bafite iyo ndwara baritaba iriya twirwaneho kubiriho wasanze bose bakeneye urukingo rwo gutabara iriya twirwaneho bose ndabishimira n'Imana kuko ijwi ry'Imana ryadukoreyemo kugira ngo duhuze abantu batabare kubikiriho kuba hari abantu bavuye hano muri Kasarani by'umwihariko bavuye muri Nairobi rwose Imana yarabidukoresheje twabigizemo uruhare hari ababizi hano muri uyu muhanda wa Kasarani hari ababizi hari na komite bari bantoranye nayo ngo tuyobore icyo gikorwa rero nagarutse muri iyo mudu ndakangurira abantu bose ndakangurira urubyiruko rwacu
Okay. kiriya gihugu niduharanira kukigiramo uburenganzira kandi tubufite kugira ngo tubugire kimwe n'abandi kuko abandi barabufite twebwe tudafite uko nsuku nta burenganzira mfite hariya muri Kongo uko mugenzi wanjye dusa ameze ntabwo afite nawe hariya aho ari hose ntabwo afite umwemerera kuba muri Kongo nitwe rero tuziha ubwo burenganzira nitwe tuzirenganura nta muntu uzaduha kiriya gihugu ngo akiduhe nka gift ntawe uzakiduha nk'impano ni ukuri kose ntawe ariko azashigikira imbaraga zacu twagishoyemo azashigikira ibitekerezo byacu azashigikira inkunga zose tuzakoresha kandi tuzakimenera amaraso kugira ngo tukibone tuzakimenera amaraso kandi ntaho badapfa hano twirirwa tubashingura rangata nimba Imana yarakwandikiye kuzopfira ku rugamba muri Kongo byange bikundu uzava na Amerika ugenda ujye kugwa hehe muri Kongo ku rugamba rero tureke gutinya urupfu tuzapfa nta nicyo dusigaje ibyo dusigaje se niki tuzapfa twabyanga twabyemera abasore b'abanyamurenge bose abasore b'abanyamasisi bose aho bava bakagera bo muri Nord na Sud abanyamurenge n'abanyamurenge kazi kuko hari imyaka n'abakobwa baremerewe kujya mu gisirikare muze tugende muze dutabare muze tujye byibuze tujye tuguma abandi bafasha yego ariko muze tujye ku rugamba kandi urugamba rurwanwa mu nzira nyinshi twese siko tuzafata imbunda nanjye ahandi ndi ku rugamba aya magambo ndimo kuvuga abayumva tugafatanya kuyatekerezaho tugafatanya gutanga umusada hari bizakunda kandi bizagenda neza rero nibava ibuzimu tujibuntu nibaze tutabare nibaze dusange abandi n'aba basaza batahe Trump dore yabidobeje arimo arimira impunzi akimuhana akajya kaza imvura ihise kandi iriya turimo kujya ibona icyo bashaka wasanga n'aya mezi ane yabihagaritse yabihangura akavuga ngo ndabyemereye impunzi zose ahubwo nizize ari inzira imwe yo kugira ngo n'ubundi za mbaraga twari dufite dukomeze tuzibure twite kuri za resettlement tugende tuje hanze twite kuguhunga tugende baduha ubuhungiro baduhe imirimo y'ingufu tujye gukorera iriya tubakorere tubahakweho nitumara duti wacu hasambuke abarahasenye abafashije Gisekedi kuhasenya ariko abantu ntiturimo kubitekereza gutyo ubu nyine ashobora kwemera Canada ikaduha ubuhungiro Australia ikaduha ubuhungiro abantu twese twagenda Amerika ikabuduha tukagenda ariko ari turufu n'inzira yo kugira ngo atumara imbaraga zari zitangiye kubonekana hariya rero abantu babimenye cyane hari strategy nyinshi z'umwanzi ariko ndakangurira abantu nkuko waruvuze gutaha dutahe tugende kandi igihugu cyacu kizubakwa n'amaboko yacu kizubakwa n'imbaraga zacu n'ibitekerezo byacu kandi tuzakimenera amaraso ntabwo mbitsinda turacapfa harimo abazagipfira ariko bazakibemo amahoro kandi bazakibemo bafite ituze urakoze cyane pastor ariko hari ijambo warubaye nkaho uvugamo iyo abantu bari ku rugamba baba baruriho ariko n'abagambanyi si babura kuko mu kiganiro twaganira waravuze ngo harimo abagambanyi ariko hari umuntu ukomeje kugaruka mu itangazamakuru cyangwa ukomeje kugaruka akomeje kujya avuga amagambo atari meza amagambo mabi none hari aho uvuze ngo yari mu bantu arabizi neza nubwo yahindutse arimo avuga igihugu cy'ahantu runaka kivuga nabi ijambo uvuze ngo ntigonze ese ibi narimo ashyira mu rubyiruko cyangwa ari amagambo arimo avuga koko birakwiye ese ko wari umuzi wenda ataragenda yari ameze neza nta kibazo kindi yari asanzwe agira arakaze cyane ntigonza mbabarira no kumuvuga rwose ni umusaza nkunda kandi nubaha nubwo naba ndakunze wenda ibikorwa by'ubu ngubu ariko ngewe ntacyo dupfa kandi icyo dupfana kiraruta icyo dupfa namukoresheje ntabwo urugero kuko hari byiza yakoze hari byiza muziho n'ubu nibyo muvugaho ibibi bye ntacyo bimbwiye nta n'umwanya mbifitiye ariko
kubera ko umbajije njyewe namutanze mu rugero rwiza kandi n'ubu ndamushimira nakubwiye ko ariwe twafatanyije iyo mobilisation naramutoye ngo asenge amara nk'isaha yose arimo kurira aririra iri iwacu aririra akarengane turimo aririra bari abavyeyi baciwe amabere aririra ari amasasu yishe bari abantu bose abireba aririra ziriya nka zanyazwe n'imihana yatwitswe ararira urumva hanyuma kumva ko uyu munsi arimo kuvuga ibindi binyuranye n'ibyo twarimo ni uburenganzira bwe ariko ntibyari ngombwa ko abivuga muri iki gihe ni uburenganzira bwe kuba yatekereza uko atekereje akavuga ntatekereze nk'uko ngewe ntekereza yanahinduka ku murongo w'ibyo twari turimo agafata uwundi birashoboka umuntu arahinduka umuntu ni mugari ariko ntigonza ntiyakaba yatera abantu ubwoba uriya musaza rwose ngewe ndamwikundira ntiyakaba yatera abantu ubwoba n'abandi bameze nkawe sori bafite n'ibitekerezo biri nk'ibyo ntabwo bakabaye badutera ubwoba biriya icyo nabivugaho mu ijambo rimwe rega ntabwo twese tugomba no kugira imyumvire imwe tugomba kubimenya ko ibyo nkunze atari byo ukunze ibyo nanga atari byo wanga tugomba kuba abantu ntitugomba kuba divergence y'ibitekerezo ntibivuze ngo ni aduye n'abaduye njyewe nzamurwanya tunavukana nitutajya mu murongo umwe ibyo ni Kayini na Abeli ntibari bavukana baravukana sabavandimwe none umwe ntiyagiye ukwe undi akagenda ukwe umwe ntiyishe undi mugenzi we ni ukuvuga ngo iteka nimba hatabayeho guhuza n'abavukana barashobora gushwana ibyo ni kawaida mu buzima mu bareke batembagarira iyo ngiyo bagiye baje muri ibyo bagiyemo bavuga ibyo bashaka bakora ibyo bashaka ariko nimba bazi neza ko barimo kwirengagiza ukuri hari igihe Imana izo bibabaza hari igihe ubwoko buzobibabaza hari igihe bazagira ikimwaro n'isoni zo kugera mu bandi kubera ibyo bavuze n'imyitwarire yabo rero ababumva babumve go ahead abatabumva nabo barebere ibintu kure ntibabirebere hafi numva ari nkuko nabigisubiza ariko ntabwo twamushima twamugaya turamugaya kuko ibyo arimo akora sibyo bajya bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe njyewe sinamugaya kuko nimba ariyo nzira yahisemo akanga inama no kugirwa inama n'abandi ni umugabo ategetse urugo rwe yewe wenda ashobora kuba yaranayoboye ni na pasiteri sibyo nanjye makuru yafite ko ari pasiteri kandi bamugira inama yanze kumva yewe twarabanye no mu rusengero ni pasitori nimba baranamugiriye n'inama barayimugiriye ndabizi ariko amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe yewe rwose nimba ariyo nzira yahaye amahoro y'Imana nangiye umurongo mfite ndawufite kandi nkuhagazemo ndi na fieri yuko muhagazemo nta nuwo ntinya nta naho ntabivuga nta naho ntasasibiriza nta naho ntabivugira so rero bakomeze ariko navuze ngo Imana izobibabaza abantu ubwoko buzabibabaza isi izobibabaza nari amaraso y'akarengane barimo gushinyagurira ubwoko bwapfushije turi ku mirambo yacu niturashingura abacu n'ababo kandi nabo ni bene wabo barangiza bagahakana ngo nta jenoside turimo gukorera haraye hapfuye abantu tutaranashingura akirenga n'undi wese n'abandi bose bakirenga bakabihakana isi izabibabaza n'Imana izabibabaza aya magambo arakomeye ndakeka n'abadukurikiranye namwe murabyumva ntibyoroshye yego ariko n'ikindi twavuga rubyirukaho ruri rushyira ubwenge kugenda rukumva inzira zidakwiye ahubwo bajye bahitamo inzira ya nyayo pastor uvuze ati ngiye gutaha ese nk'uko uvuze ngo ujye ukangurira abantu cyangwa herekera ubikora nk'uko uvuze ngo nawe uri kwitegura kugenda ese hari itimu baba barateguye mwamugiye kujyana cyangwa ugiye kugenda uri wenyine niyo nimo gushaka n'abandi bose barimo kubyumva rwose nimero yanjye iri open isaha iyo ariyo yose ifosi yose nabona igenda
rwose yagenda nta bintu bikiri ibyo guhisha turabihisha tubihisha iki tuzatega amajosi bakubite gusa bice gusa turebera ntibikunda tuzamubarayizinga babyumva dushaka inzira tugende inzira tugende nimba abantu baragiye bashaka inzira zibageza zibarenza biriya bikuta bakanyura za Mexique bakagenda bakagera iriya muri Amerika ntituzabura inzira idukura hano muri Kenya ngo itugeze hehe hariya igoma itugeze Bukavu abantu bose babyumve baze dutabare tugende. Hari akavideo narebye ejo bundi k'abantu barimo barasinka nangije ubwenge bwanjye ngiyageza kubusubiza inyuma ndavuga ati burya nubwo umuntu atararebye isaso ngo aryitegereze burya rigira imbaraga zingana kuriya. Nagize agahinda ngira n'umubabaro muri nge ndebye kuntu bafashe inka zirenga 30 bageze ku nka ya nyuma bose bayerekezaho imbunda ngira ngo bose bararashe amasasu ashira mu mbunda. Ndavuga ngo burya umuntu yarwaye agataka ntabwo ubuzi uburibwe arimo ahura nabwo ariko karakantu narakabonye kanyigisha isomo rikomeye. Nahise nibuka inka naragiraga nibuka imburyo imvura yanyagiraga ndagiye inka ndabikura ndabireba iriya nka barashe wasanga ari zazi nini ndagiye mpita mbyishyiraho ku ruhande rwanjye kugira ngo ngerageze kubikurura. Ndareba nsanga kweri hariho abantu bafite imitima ya kinyamaswa. Inka ni nk'umuntu. Imbyeyi ikamira umwana akava mu bwana akajya mu bukuru akava mu bukuru akajya mu busaza numva ngize agahinda kuko nanye ndebye ndavuga ngo ibi bintu Imana igira ikibikoraho. Pastor natwe tukuriye inyuma genda utabare munshigikire nimba munshigikiye ni mukore mu mifuka muzana ibyanyu ngende. Guys n'abadukurikiranye mukeneye gusapotinga ni musapotinga. Nta wishimira ko ababyeyi be barwara nta wishimira ko ababyeyi be bakwicwa reba nta muntu numwe wabyishimira. Ariko uziko no kugenda byibuze ukabashyira imifuka 10 yakawungu ukababwira ngo dore support yanyu komene DVD ku muntu umwe gusa hanzwe noneho turi baye bangahe turi batatu bashira $100 byibuze nkababwira ngo dore nanjye byibuze mbahaye agafuka k'isukari cyangwa udufuka 3 twisukari koroneri nanga ugurira abana banywa igikoma byibuze iminsi 2 ntabwo byoroshye. Hari umwana twari kumwe aravuga ati natwe iwacu baramutse bahatatse ngindi ready nubwo nari ngiye kubona viza yo kujya mu mahanga nahita nsubira inyuma ndamubwira ati data we humura nubwo batubwiye ngo tugende tuve hano n'amaguru dutaha iwacu twataha. Nukuri kose iwacu muri Kongo hararuta muri Amerika hararuta muri Canada hararuta Australia tubyemere tubireke tugende tujeyo ariko iwacu ni iwacu. Iwanyu umuntu uzakwirukana iwanyu ni itongo ryanyu yabasogokuruza n'abasogokuru bawe nabaso uwo muntu azaba ari umwanzi azaba ari aduyi nushaka uzamwivuna nugire uburyo bwo kumwivuna uzamwivuna kuko ntaba kwifuriza ibyiza. Ngorega burya birangira umuntu atashye iwabo nubwo bari muri Amerika Australia Canada n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye no mu Bufaransa mwisho iwanyu ni iwanyu iherezo ni iwanyu ibyo wakwigira byose ni iwanyu. Bivuze ngo rubyiruka wo muri mujye gutabara nibaze tugende nibaze dutabare nibaze twirenganure nibaze twikure mu gasuzuguro nibaze turwanye umwanzi nawe azaduhunga nazabahunga. Umwanzi wacu n'umwanzi w'umututsi urwanya abatutsi bo muri Kongo wahagurutse kurimbura no kumaraho icyitwa umututsi uri muri Kongo. Rero ntituzabyemera kandi abazabihakana n'abazabyanga n'abazafata iya mbere nuko umurwanya ni twebwe twenyine abandi bazakwikira amasuka bazakwikira amacumu bazakwikira imihoro kugira ngo tumarane ariko nitwe twenyine umuti uzavamo nitwe gisubizo. Uzadufasha wese uzadushigikira wese azashigikira ibitekerezo byacu n'imbaraga zacu. Abantu bose ubwoko bw'abanyamurenge ubwoko bw'abanyamasisi ubwoko bw'umututsi wese uri muri Kongo uvuga ururimi nk'urundimo mvuga naze tugende nabe tayari rwose
mbonereho no gushimira abantu bagerageje kuduhururiza kudutabariza kudufasha Mutesi Scovi rwose do ukubitiye salute yagiye ku rugamba Mutesi Scovi ya dore aba yarwambariye uriya mudamu Mana yo mwijuru izamuha umugisha ndamukunda n'umutima wanjye wose ningerare hakurya nzomumitinga tubonane tuvugane imbona nkubone uriya mugabo wundi nawe waduhururije arataka bamwe bakajya babyumva nabi bakagira guta umuntu wese naranabivuze no mu kiganiro cy'ubushize wafashe umukingi wo kuduhururiza wo kutuvuganira wo kudutabariza iyo umuntu wese ahara wanga karengana ahururiza abari mu karengana arabatabariza ikiremwa muntu ku isi hose kirubahwa kigira amategeko akirengera iyo rero wowe ubona kitubahirizwa gihonyorwa ariko tugaye uriya mu president wari hakurya nawe wa mu Burundi nawe tumugaye cyane ngo amakuru ari kugira baramukoresheje kandi ibi ngibi yakoze bizomugaruka ntabwo uza agashaka mubayo sinakamenye ntabwo wakamenye ngaho kavuga mu nama yabaye hirya y'ejo bari bagize bari kuhabahamagara live kuri bari Zoom iriya nama bakoze ya East Africa y'abayobozi ba East Africa barimo bakorera kuri Zoom yego rekana ninge abayobozi baje hari indi no bataje biba ngombwa ko chairman Ruto agenda ahamagara kuri telefone nakabonye habe nija ngira ngo yaravuze ngaro niyo yumvikanye yonyine ngo bavuze on network yabuze nimba nayo M23 yayijanye simbizi birashoboka ko bayijanye bo kabyara baravuga chairman ahora avuga ngo aro akaba ati nta network gusubiza yayivuze kubera ko nyine yabuze network cyo gihugu Imana nayo igitabare oya igitabare kandi kirenganuremwe bacu bakirimo kuko tugifitemo ubwoko haracyari y'umututsi uriyo nawe ntidukeneye ko azahura n'ibyo bibazo ko azarengana harimo bene wacu bariyo kiriya gihugu cyari gicumbikiye Imana ibatabare Imana ibarenganure ikiremwa muntu cyose kiri mu Burundi kidashigikiye aka karengane Imana yo mu ijuru igihe ubuyobozi bwiza n'imiyoborere myiza kandi barenganure nicyo twifuza irenganure ikiremwa muntu irenganura abarengana ariko uriya muyobozi mubi bene uwo nguwo akwiye kujya vaho akagenda pastor nta kindi navuga kuko ndabona ibyishimo byakurenze umeze neza urumva mu mutima wawe nkuko bivuze ngo ufite insinzi urumva unezerewe kandi uri muri tegura ashaka kujya muri Kongo nanjye nta kindi ntavuga yego urubyiruko aho ruri bitabire gutabara iwabo bahagararane n'abari ku rugamba nubwo waba utariyo n'umutima wawe basi urimo urabitekereza ni nkaho mwaba muri kumwe aho bari hose bumve yuko ubundi yo niyo message abantu bose banga karengana abantu bose bifuza kurenganurwa abatutsi bose bo mu bwoko bw'abakongomani abumva bafite ishaka icyambere mutanga imisanzu dutanga imisanzu uko dushoboye urugamba ruracyakomeye ruracyasaba amaboko ruracyasaba ibintu byinshi dutanga imbaraga zacu dutange ubwonko bwacu ibitekerezo byacu dutange imitungo yacu icya kabiri duhaguruke dutabare ibyo bintu rwose tubikore kandi ababyumvira n'ababyubaha rwose uretse n'Imana n'ubwoko buzabashimira rero mbaze tugende abatagenda batanga imisanzu ababyeyi basigare batanga imisanzu ariko nabo ntaho basigara nibashaka baze tugende aho tuzajya dufata bajya bahicara yego rwose babyumva ugize neza cyane namwe mugize neza ku kiganiro cy'uno munsi numvishije nsa n'uruhutsemo numvishije unezerewe numvishije nezerewe kabisa kubera ko nari mbirwaye warubirwaye numvaga mfite nk'ibintu ngomba kugira gute urabona ko amasengesho y'ababyeyi barimo barira ubona yuko akoze akazi gakomeye yagakoze kandi mu by'ukuri ndifuza ko akomeza kugakora yego naho bataragera Imana ihabageze Imana rurema ihabageze kandi vuba ihabageze vuba kandi twumve ko intsinzi ikomeje kuba iyana yego
pastor wakoze cyane namwe murakoze kandi ku cyumweru ubwo uzava mu nama tuzabaza twe tukora ikiganiro tukubaze ko inama yagenze utubwire niba witeguye kumanukana n'indi kipe tubibwira abadukurikirana cyangwa abakunzi ba Papa Plus TV bamenye uko gahunda zimeze. Papa Plus turabashimiye, dushimiye ubutumire bwanyu kandi dushimiye ikiganiro cyiza muduhaye, natwe twumvisha imitima yacu iruhutse. Rero turi kumwe 5 kuri 5 aho muzadukenerera muzatubona. Inkunga yanyu yo kugira ngo dutabare irakenewe, izabiri mu mufuka rwose dutabare. Twayemeye twarayemeye ntabwo tuyemera kabiri, byararangiye twaremeye. Shalom shalom. Ciao ciao, mwakoze kubana natwe.